ngo ye injereri ngo maze niba harabayeho umwanya wo kuntuka, noneho babandi bo muri banki bose b'abaturage barantutse baramvuma baturagapfuda kizuraka iki gicucu nico mu karere we. Umugabo umwe yarahagurutse arira yikoreye amaboko abwira Imana ngo Mana we nkanje wampoye iki kuko utamba ibisubizo ngibi kubona nibereye nawe none amafaranga ukwehereza ibiri marima ubu ariko Mana watu bose barandeba bayingura pfuhagaze. Mbabwire inshuti zanjye ntabwo napfuye mpagaze, ahubwo mpagaze imbere y'Ikaruvali. Wa mugore ntiyaragishobora no kumenya aho umuryango wagishe uri. Uyu munsi tugiye kwiga ibintu bitatu. Yemwe mbere uko ndagerageza kubyihutisha. Amafaranga, umufuka n'umutima. Bita bintu mpora mbitekerezaho cyane. Kenshi iyo shize amafaranga mu mufuka, hari igihe jya kureba ngasanga n'umutima nawo wagiye mu mufuka. Wenda niba ari nje ufite iyo ngeso gusa muzansengere nzayiki. Ibyo bintu uko ari bitatu: amafaranga, umufuka n'iki. Rero mbabwira inshuti zanjye, hari igituma umufuka wakira amafaranga ariko ntusige umutima. Kuko Bibiliya yaravuze ngo kuko aho ubutunzi bw'umuntu buri mwakujuje n'umutima we uzaba uri hehe. None uzashira umutungo wawe mu mufuka, umutima we kuwushira mu mufuka. Aho uzashira ibyo utunze niho uzashira n'umutima wawe. Ariko amafaranga ni bwoko ki? Amafaranga ni iki? Yumvise amafaranga nubuye busobanuro bw'amafaranga utanga. Njyewe namaze igihe kirekire nshaka ubusobanuro bw'amafaranga narabubuze. Abantu bagiye bayita amazina menshi, amazina menshi. Bahise amafaranga n'imari n'ubuzima. Hari n'abagezeho bayita ngo ni amabyi ya shitani. Bari bafite ikintu cyabagoye, ariko aya ni amaki. Ubundi amafaranga kuki? Mu byaha Pawulo yanditse ibyaha 19 bizategeka isi yacu mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya gatatu ngo icyaha cya mbere yaranditse ngo ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Hepfo ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Agiye kubitangira ari kizabitera kuko abantu bazaba bikunda. Icya kabiri n'iki? Bakunda amafaranga, birarira ibindi ndabyihorera, bibona batukana, batuzura, babetera, n'abagira urugomo, batirinda, bikakaza n'ibyigenge n'ibindi. Ariko namba 2 ingingo ya kabiri bakunda amafaranga. Kubera iki amafaranga? Kubera iki amafaranga? Ubu wadukoresha ikizamini, buri wese nazana amafaranga abitse mu mufuka, ayashiranga tuyatongore, tuyashiranga
tubashyira ku meza, buri wese aza n'umubare azi, twarangiza kuyakusanya tuyarunze hano ku meza, tukongera tugatora umurongo, mwongere mutore umurongo rero, maze buri wese ashikire ayo yashizeho. Aya mafaranga yadukwiye? Aya mafaranga uko muri kuyareba yadukwiye? Ntabwo yadukwira rwose. Kubera iki? Ubundi amafaranga yageze ku rwego rwaho isi yose ari bwo buzima buriho. Niyo turya, niyo tunywa, niyo twambaye, niyo turyamamo, niyo turaramo, niyo tugendamo, niyo duhambwamo, niyo turwariramo, niyo tubyariramo. Akantu kose kari kuri iyi si kariho kubera ko amafaranga ahari. Vuga ubutumwa bwiza ku isonga ntabwo ryaje ku isonga ridafite amafaranga, ntabwo byashoboka. Ibi byose mubona kugira ngo iri teraniro ribeho byatwaye umutungo witwa amafaranga. Amafaranga yashizweho inshuti zanjye, amafaranga ni ingenzi mu ngo zacu, arakenewe. Nubona amafaranga mu ntoki ugiye kuyashira mu mufuka, nubibonera umwanya ujye ubanza kubwira Imana uti ndagushimye Mana, aya ni amafaranga umpaye, n'ayanjye ariko si ubundi n'ayawe, aya n'ayanjye. Aramaramo kangahe? Si ukuyanyuzamo gusa akagenda, hari ikindi gikora, ariko akavaho asa naho ahumurije ibyiyumviro byawe. Kwa muganga ni amafaranga, mu nzira aho tugenda amafaranga, aho twicara amafaranga, leta ikeneye amafaranga, akantu kose ko kuri iyi si gakeneye amafaranga. Nta mafaranga ubonye ubuzima bwakugora. Umunsi umwe twakoze urugendo rurerure cyane, twaraye muri bisi tugenda, buraca mu gitondo turakomeza urugendo, twambukanye igihugu cya Uganda n'imodoka tugenda, burongera bugomba kutwiriraho mu kagoroba. Twari tugeze aho tugomba gucumbika n'abagenzi banje twari kumwe, dushonje tunaniwe, umuntu wese yumva ikintu cyose cyitwa icyo kurya yakirya rwose. Batujyana mu nzu bakiriramo abashyitsi, turambika ibikapu aho batweretse. Nari nicaye nabandagaye rwose, nananiwe pe, mu modoka naho harananiza cyane. Mugenzi wanjye twari kumwe rero, we yari gukebaguza ari kureba aho twicaye, numva ari kumbwira ati uza amagambo nsomye hariya tigwiki, ati burya hariya baranditse ngo birahera huri, ati ibyo kurya bagiye kuduha niweho barahera, ati ntureba ko babyanditse hariya ntibiri hehe. Yumvaga ikintu cyose ari icyo kurya, babyanditse hano inyuguti nziza cyane, birahera huri. N'ubuye amaso ngiye kuhasoma, yirengagije ko twarenze imipaka myinshi, agira ngo ziriya nyandiko ziracavuga Ikinyarwanda. Ni koko byari byanditswe ngo birahera huri, ariko nje nagiye gusoma, nsoma mu rurimi rwaho nsanga biranditse ngo birahera huri. We yasomye ngo birahera huri, ariko nsanga handitseho birahera huri. Unasema inshuti zanjye, naho bavuze ngo niba nta faranga nturya,
batubwiye ko muri iyo nzu uryamo wese ari ufite ifaranga. Noneho yasomye ngo birahera huri, kandi banditse ngo birahera usile urye usiguse mule ndani, usipate chakula hapa, usitafune ntukoremo. Nubona banabizanye si ibyawe kuko utabyishuye. Ngubwo ubuzima turimo, nubona ugize ucutamira aho uri hose muri uyu mujyi wa Rubavu, uzabutamiye igiceri. Nukaraba amazi uzabukarabye ibiceri. Nubona amafaranga uzabubonye ikigeragezo kigushungura, kikuzunguza, kigukenyeza ibitagukwiye. Ntabwo nabona umuntu ufite amafaranga amuhagije. Harayo nje nifuza kugira ngo abantu bayagereho, bariba, abandi bakabeshya, abandi bakica, abandi bakora ibyaha byinshi ngo bagere ku mafaranga. Nigeze kubona amafaranga atangaje. Mbonye amafaranga atangaje kabiri. Ubwa mbere nagiye kuri banke yitwaga Beseri. Ubuyobozi bwa Firidi bumbwiye buti genda ufate ngisheke, genda uzane amafaranga yo guha aba bakozi bafata ibitabo baje mu mavuna, buri wese yabonye ibimukwiriye. Bamba sheke yanditseho 1,700,000. Ndayirukankana, ndandika bya bindi bavuga, ndayisinya, nirangije nijyana kuri gishe, ndasezeka ndahereza umukobwa, arayireba, arareba nimero zayo, aja kuri konte yayo, amafaranga arayabara, ayabarisha kamashini. Icyo gihe nibwo inoti z'ibihumbi 2 zari ziri kuza, ziri mu mabanka ahantu hose bari kuzitanga. Maze umudamu mu kuyabara abaranguka asanzwe abariza 1,000. Abaranguka asanzwe abariza 1,000. Nanje ndeba ku note ariko bara 25 arafunga uko ahuriza murambara aje arambereza. Ndagenda ngeze ku rusengero rwa Kigombe aho abakozi bari, mbashira ku murongo, mpamagara izina ku izina, wewe sinya rutera vi amafaranga bagenewe 1,700,000 mbanda yirangije. Ndenge mu mbaraje nsanga harimo ikirundo cy'amafaranga. Ndayabara nsanga ni 1,700,000. Aya nayandi, aya mafaranga nayandi. Muri kumbwira ngo umutima wa mbere wambwiye ngo nayandi, nayawe. Igisubizo gitiro ya nayawe. Ariko reka mbabwire, uwo mutima wihutira gusubiza, inyuma yawo hari umutima w'Imana wo gutsinda. Ariko ubundi saa yawe, ariko ubundi dore ntabwo ari yawe, ahubwo nta mugore yabaze nabi. None siniho babimuteye urujwi runini, siniho muteye ikijwi kiri guhinda. Yabaze nabi, sije wabimuteye, ariko icyabimuteye kiracyariho. Mu nshamake urugamba ku mutima rwatangiye, kandi mu nshamake burya Yesu atuba hafi. Iyo turi
ku rugamba atuba hafi. Hari ikintu nibutse yavuga nti Imana, aya mafaranga ni nyajyana, ntabwo nemarana iminsi 3 ntayarangije, ariko uyu mutima nzawubana imyaka ingana. Ese nje ubwanje kuzakusanya miliyoni 1,700,000 nkayibona bizanyorohera? Nibuka ko narangije imyaka kuva ntangiye kumenya ubutumwa wa Adventiste muri 82 maze kwemera 1982. Ngeze muri ritorero ngiye umwitegura, hari ibyigisho bikomeye. Hari icyigisho nahuye nacyo kivuga ngo umunyabyaha nagarura ingwate n'ibyo yibye, agakunda Imana n'abantu, azamenye ko avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Niba ukunda gusubiza ibyibano bigora, niba ukunda kujya kwaturira umuntu icyaha no kumusaba imbabazi bigora, kandi nkaba narasomye ngo nta n'umwe amarembo y'ijuru azakingukira atarabikoze. Nta n'umwe amarembo y'ijuru azakingukira atarabikoze. Nubwo amaraso ya Yesu yaducunguye ibyaha, ngo ntabwo adukuraho inshingano y'ibyo tugomba gukora. Mbitekereje nibutse urugamba nabayemo imyaka 7 yose ikarangira, kugeza igihe bampindura umusazi ngatanga umutungo 8 yo kwa data ngayisinyira, nkayishuramo imyenda y'abantu nari nibone nagenda riba ndariganya. Ndavuga nti Imana, nakunesha igishashi. Abantu babonye nacecetse, ndongeye kuvuga naho ndi ku rugamba ruremereye cyane, mfite urusyo rwa miliyoni 1,700,000 ku mutima. Igishashi ndakigendana mu mujyi, ndi gucika intege. Burya se uri kugira ngo ndi kugenda ngutarwaye, ndi kugenda ngurwaye. Umugore yangerageje tu, bampingutse muri banki, bamfasha akanimero, mbagiye kwicara aho ndakurikirana n'abandi, mbagiye kuri yagishe. Atugarutse mu biki wa mugabo? Timba rero madamu ati, mu mafaranga wambaye nasanze n'ikibazo, nari nitsa ntiyamaza ngo nikihe, ahita ntuka. Ufite ubwonko buzima wakigaho, uri muzima. Ngiye kuvuga nti nyabona ndi muzima, ahamagara umusekirite. Sekirite ntabarekeze umurwayi hano. Sekirite yihuta ngo nuje kumwambura, abayangezeho akurura hano inyuma ati haguruka. Ndahaguruka, tisubira inyuma, agiye kunjyana nabi n'indembo, asanga nambaye karuvati. Arigengesera abonye karuvati mu gituza, burya aka gatambaro ntacyo gatwaye. Arigengesera ansubiza inyuma ati wakwigira inyuma ko ikibazo ufite kitarakemuka. Numva babandi twicaranye nkaha bakayigungu gutunga abantu batagira ubwenge, ko yajanye amafaranga rega karagarutse ngo yagize ibibazo mu mafaranga. Ibyo si bibagaho muri banki, ko ntabwo bibaho. Ndahagarara ku nkingiri muri banki, umusekirite ariko noneho ambaho abiruhande, ngasuma nsubirayo. Wa mugore akandeba agahamagara umusekirite ati uwo mugabo ntagaruka. Aramutse agarutsa sekirite, oya ngo madamu ngo ntabwo aragaruka, ambaho. Ariko ko aniho urugamba ku mutima rwahinduye ipaji. Ubu kandi ntiwanesheje, ubu kandi ntiwatsinze, wakwigendera. Ariko singavuga nti nimara kugenda amaherezo y'uriya mugore arabayaye. Igihe cyo kurira n'ikigera Imana ntabwo iramwumva, ikareba n'icyabiteye. Nkomeje kubaho ngira amahirwe, manager w'iyo banki hari ikirahure yari ari kutureberamo, azaje gukemura ikibazo yabonye.
araza arabaza sekirite ati ikibazo cyabaye iki? Ati uyu mugabo niba ufite ibibazo guteza ibibazo ngaho, niba umugabo guteza ibibazo ngaho byagenze bite? Wa mugore abaye gusubiza ati uwo twamuhaye yazanye sheke tumuha amafaranga arayajyana, none ngo yagera yabahaniye ngiyo, none ngaragarutse ngo yagize ibibazo ngo mu mafaranga twamuhaye. Ati urumva twamwakira dute? Ati nibyo. Ati mwese abaturage bose batangira kumfatira imyanzuro, ati ubwo ni kwa kubura ubwenge, ni kwa kubura ubwenge doko. Manager atangira aranyigisha ati kariya gatable kabaho kari imbere yuramugishiye wacu nako kubariraho amafaranga ukayajyana uyamweretse ko yajyanye ko yaguhaye ayikuri, niba wayasohokanye ukayagarukana ukagaruka nta burenganzira ufite bwo gukoruka muri banki. Mwese abari muri banki muri kubyumva ngo turabyumva turabimenyereye, ahubwo uwo sinzi uko atekereza, twebwe twarabimenyereye twese. Ubwo najunjamye bari kunshira urubanza. Ngaho rero reka mwese mwumve ikibazo afite tugikemurire hamwe, mwese mujye mugenda ku nama tumuhaye. Umwe aravuga ati mwe kudukereza inama turazizi. Wa mugabo we ni ikibazo kiwagize. Muyobozi naje no gufata amafaranga y'abakozi, nazanye sheke ya 1,200,000 amafaranga nayatwaye. Ngeze iyo ndabara nyahaye abakozi nsanga amafaranga nagomba guhabwa bayakubye kabiri, bampaye 3,400,000. none ngaruye 1,1,700,000 niyo munyiru kunyirukanana ngo ye injereri ngo maze niba harabayeho umwanya wo kuntuka, noneho babandi bo muri banki bose b'abaturage barantutse baramvuma baturaga tudakizura iki gicucu nico mu karere we. Umugabo umwe yarahagurutse arira yikoreye amaboko abwira Imana ngo Mana we nkanje wampoye iki kututamba ibisubizo ngiye kubona nibereye nawe, none amafaranga ukwehereza ibiri marima ubu ariko Mana watu bose barandeba bayingura pfuhagaze. Mbabwire inshuti zanjye ntabwo napfuye mpagaze, ahubwo mpagaze imbere y'Ikaruvani. Wa mugore ntiyaragishobora no kumenya aho umuryango wagishe uri, naramurebye mbona amaso yatukuye, mbona ari gutitira. Manager wa banki ati madam gusubitse gutanga amafaranga. Wowe wa mugabo we uri muntu ki? Uri iki? Jewe ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Ikibazo gikomeye yambajije kirananira. Mbese abadivantiste bose bameze nkawe? Umunwa ndawuhanagura, nashimye mu rwara ndahanagura ku munwa sindamusubiza, ntabwo namushusha kuko ntabwo gukiranuka kwanje guhagarariye idini. Ntabwo nari ndamubwira ngo ntaho ute, naramubwiye ngo icyo akora abana b'Imana bose nuko bameze. Amen. Nshuti zanjye, mbese amafaranga iyo tuyabonye, aho tuyabonye tubyifatamo dute? Umudamu w'umukongomani avuye muri Kamanyora
naje mvuye Bujumbura i Burundi, twahuriye mu Bugarama, dusanga tagisi yadusize, dukodesha akavatiri hamwe n'abandi bakongomani bari kumwe nawe, ngo katugeze Rusizi dufate tagisi tuzana i Kigali. Tugeze hariya Rusizi Kamembe dufata bisi itugeze i Kigali, ariko umudamu turicarana w'umunyagasuzuguro munini cyane ufite amafaranga menshi, byaragaragaraga no ku myambarire no ku minwa no ku nzara, ahantu hose hari amafaranga. Turaza umuhanda wose tunyisha amanyungwe yose ni ndende, turaza ya Nyamagabe, Ngabi, Butare, Ngabo, Nyanza yose turaje. Tugeze muri Nyanza, mu mujyi wa Nyanza hari ahantu imodoka zahagararaga hitwa muri kwa Haji, abantu bose bakavamo bakaja kurya ibiryo. Jewe rero sinja ndira muri tagisi, isigaramo nicaye mu nyine. Umudamu arambwira ati nipitishe we, yari yicaye ngo cyanje kwidirisha, birindura amaguru aragenda, imyenda iri kumucika iri kugwa hasi, bitenge n'iki. Acururuka muri bisi, mbona inyuma y'ibitenge bye hari gukumbagara agasakame kanini ko yari akenyeye kavuyemo, ariko bereza rigendera. Amaze kugenda mbona abahungu bari kotsa inyama nka hariya, bagiye gusuma kuza kureba ibyako gasakame kakumbagaye hasi inyuma ya bisi. Kireka da umuntu turi kumwe muri bisi yata kantu bara bakagashikira, oya mba ndabatanze ndamanuka ndagafata. Henga rero ngeremo amatsiko, rero namwe murayazi amatsiko aba yangezeho, iyo kamere ndayifite y'amatsiko, mba ndagafunguye. Yewe mana, inote z'amadolari z'ijana gusa, ijana kuzuye no hejuru. Mfata marete yanje nari mfite, nguramo nimero ndayifungura, agasakame ngafungiramo, nshyiramo nimero ndafunga ndihorera. Katurebe amaherezo y'ibi. Bavayo igihe gitubutse kigeze, yaje afite imishito y'inyama zigera mu 8. Aza ari kurya inyama, ndamutambutsa arongera aricara, imodoka iragenda ararya. Uwo tugera mu Ruhango akizirya, tuba tugeze mu mujyi wa Muhanga, barazima zarajugunya agati mu muhanda, azirangije arasinzuye. Ngabo Kamonyi yose ti amakorosi, Ngabo Kamuhanda hariya tugiye kwinjira Rugenzi, turayirangije twinjiye Nyabarongo, umugore arasinziye. Twinjira Nyabugogo asinziye, ndamuvuga nti aya mafaranga namaze kuyatsinda, sinda yamuha atari yamenye Imana, ndamumenyesha Imana. Tuba turatandukanye, umwe ava muri bisi, umwe aja muye, nawe baja aho iza Kampala ziba, baja muri linya ya Kampala, nanje nja muri linya ya Musanze, nja gukatisha muri Kigali Safari, nawe azaja muri Jaguar. Henga gereyo rero ashaka ibyo yarakenyeye, iyo byagiye yituye hasi yicaye ararira, akuba amaguru hasi nk'umwana. Abamukikije bari kumureba, ari kurira mu Giswahili, ari kuvuza akaruru. Abantu bose baramuzenguruka, n'ababagenzi b'abakongomani bari bajanye Kampala bari kumureba wacha. Kabisa kweli shida hii, hatuna dawa, hatuna jibu, bose bari maze gukatisha. Mfata urugendo n'agasakame ngafashe mu ntoke, ndagenda no hahandi aho bari bamuzengurutse. Nahise menye ikibazo kihari kari wa mugore, njamo hagati ndinjira ku rubuga imbere ye. Madame,
n'amarira menshi ngo amarangi ku munwa, ibyo mu kanwa, ibyo mu maso, ibyo mu mazuru byari byahuye, byari byahuye, no kureba byamunaniye. Maze muhamagaye abona umuntu umwitayeho, andamburira amaso n'amarira atangaje, agikubita amaso kagasakame. Yewe tata, aravuduka aransimbukira, arankukumba ino mu bitugu, arahurutura, akukumba kagasakoshi ke akabumbatiza hano mu gituza. Habe no kumpamo urupfumu, habe n'urutoboye, ndamureba, nta nubwo nayo mbitekereza ngo arampaho, iyo bishaka ninda yayora. No, kweli uko mtoto wa Mungu kabisa. Ubwo yari yaje ari kubona yicaranye n'umuntu w'Imana, ariko yansuzuguye, nibwo yamenye ko umuntu w'Imana afite agaciro gakomeye. Mbese twebwe tugeze ku mafaranga yaba yacu cyangwa y'abandi, tubyifata mu dute? Nubwo amafaranga ari igisubizo cy'ibintu byose, hari ibyo atatumariye. Amafaranga yakubakira inzu nziza, agasiga amarangi, ukagira igitanda cyiza, ariko igitanda cyiza waguze ntabwo cagura ibitotsi, wakiryamaho ukarara unari kureba. Wakubaka inzu nziza, yemwe nta mvura yayihangara, n'imitingito hari ntiyayishobora, ariko ntiwabona amahoro yo muri iyo nzu ntiwayaguriramo. Waje kwivuza mu bitaro byiza, ugasimbuka iby'Igisenyi na Rubavu, ukarenga ibyo muri Ruhengeri, ukaja muri Faisal, ariko muri Faisal imirambo iri kuvamo buri munsi, nta buzima burimo. Amafaranga ntiwayagura umutekano umutima wawe. Ariya mafaranga mureba turi gukukumba, turi kurunda, n'ibyo tuzayakoresha byose, byote bizasigara hano kuri isi yacu. Nabonye abakungu benshi bapfuye, nta numwe bahambanye n'igiceri cy'ijana. Umwe niwe nigeze kumva mu mahanga ngo kubera ko yari umukire utangaje, ngo bamuhambanye, bamushinguranye miliyoni y'amadolari, ngo ayigira impamba, ariko iyo mva abapolisi n'abasirikare bayirayeho. Ntibari bari kurinda uwo murambo, bari bari kurinda imari irimo. Bidateye kangahe, aho bamushinguye hari haramenaguritse, barahatabuye. Niyo baguhambye mu sanduku y'igitangaza buno, bakagenda ejo mu gitondo isanduku ntayo uzasanga, bazaje kuyikuramo ko bayishakemo amafaranga. Ahisi yacigeze ntaho. Njanshira amafaranga mu mufuka, nti aya nzayarinda azamaramo igihe, ariko icumweru ndikije kirangira ndakuramo 100, 1000, 3000. Tumenye iyo yagiye, hari n'ibyo utegeza ngo bayakwibye, ngo ubu ntibayanyibye kubera ko y'ubwayo ari ijyana. Ntabwo amafaranga nubwo afite ako gaciro kose, afite n'ibyo byose akoresha abantu, amaherezo yayo azaba mabi. Mwene data nahaye kunsomera amagambo, somera amagambo ari mu gitabo cy'Imigani, Imigani 16 umurongo 16. Imigani 16 umurongo
wa 16 ubwo nerekeje ku musozo. Ejo tuziga ikinyoma mu kimwara, ikinyoma mu kimwara. Imigani 16 umurongo wa 16 turavuga ngo kubona ubwenge ni byiza cyane, kubona ubwenge ni byiza cyane kuruta kubona izahabu. Ni ukuri umuntu yahitamo ubuhanga kurutisha ifeza nziza, kandi umuntu w'umuhanga yahitamo ubuhanga kurenza ifeza. Imigani 22 umurongo wa mbere. 22 umurongo wa mbere aravuga ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, kuvugwa neza byaruta ubutunzi bwinshi, no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu, kandi no gukundwa byaruta ifeza ndetse n'izahabu. Ngibyo ibintu by'agaciro. Amafaranga wayagura ibintu byinshi, wagura ibintu bikomeye, abantu bakagushima, ariko hari ikintu utagura. Abaroma 6:23 mu isoko ntiwagisangamo. Abaroma 6:23 mu isoko ntiwagisangamo. kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, dore ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Nta kiguzi tuzagura agakiza. Impano y'Imana. Cyakora ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Abanyabyaha bazabihemberwa ibyo bakoze. Abanyabyaha kuko barakoze ibyaha, bakoze ibyaha, ariko abakiriye ubuntu bw'Imana, impano y'ubuntu bahawe ntibazahembwa, n'ubuntu bazagirirwa. Nshuti zanjye, none niba tutagura agakiza, Abaroma 3 umurongo wa 23 kugeza 25 nabyo ntiwabigura. Abaroma 3:23 kugeza 25 haranditswe ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa. Yabiduhereye ubuntu, twaratsindishirijwe kuko gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, kandi gucungurwa kwacu kubonerwa muri Kristo Yesu honyine. niyo Imana yashyizeho kuba impongano y'ibyaha, uwo niwe washizweho ngo abe impongano y'ibyaha byacu, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo, kugira ngo Imana yerekane gukiranuka kwayo. kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe, yarabyirengagije ibyaha twakoze tukiri injiji, ubwo Imana yabyihanganiraga. ubwo Imana yatwihanganiraga. Ntabwo ibyabereye i Karuvari wabitangira amafaranga, kuko hari ikintu kiduhumuriza, hari ikintu kigomba kuduhumuriza twebwe abariho muri iki gihe. Imana yatanze isezerano rikomeye rihumuriza umuntu wese wicaye muri uyu mugabane twicayemo n'abatari kuhava aha ngaha. Yohana, Yesu yarabivuze, Yohana arabyandika, Yohana 14 umurongo wa 1 kugeza wa 3. Ni amagambo buri muntu wese ufite Bibiliya azi mu mutwe. Handitswe ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Timuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, Kwa data hari amazu menshi. iyo abadahari mbababwiye, Iyo atahaba ndamama kuko nababwiye. ngiye kubategurira Ubu ngiye kubategurira hanyu. kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, Kandi ubwo ngiye gutegura hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabe. iri somo ryo ryatumye mu Mudivantiste w'umunsi wa 7. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagenda nde, nzagaruka mbajyane. Niba hari ikintu ntegereje kinteye gutegereza, ni iri somo ngo nzagaruka mbagenze mbajyane iwanje ngo aho ndi namwe muzageze mute, muzabeyo. Hahandi babaririmbyi babaririmbye ngo aho niho tuzavuga ngo noneho aha ni iwacu, aha ni iwacu. Nta mafaranga azaba akeneweyo, kuko amafaranga bidatinze agiye guta agaciro. N'iki kizayatesha agaciro nshuti zanjye? Luka 21 umurongo 25 kugeza 28 na 30. Luka 21 umurongo wa 25 kugeza 28 n'umurongo wa 34. Hari amagambo akomeye cyane. Kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi n'inyenyeri, hazaba ibimenyetso ku izuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, kandi no hasi amahanga azababara
bumvise inyanja n'imiraba n'umuraba bihorera. bumvise imiraba n'inyanja bihorera. Abantu bazagwa igihumura n'ubwoba, Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba, no kwibwira ibyenda kuba kuba mu isi, ku isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. mu ijuru hazanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu, Nibwo bazabona umwana w'umuntu ari we Kristo aje mu bicu, afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. azaba afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubaho, Maze rero rwa rukingo rwacu twize cyagiye, ibyo nibitangira kubaho, muzararame muburi mitwe yanyu, muburi mitwe yanyu, kugucungurwa kuko gucungurwa kwanyu gucungurwa kuzaba kwenda gusohora, uzaba kwenda gusohora. Ibyo byose nta na hamwe muri uyu murongo isi nitigita ibintu bigakomera, ntawe uzasukayo amafaranga. Imigani 11 umurongo wa 4, amafaranga ntacyo yakumarira igihe ibintu byakomeye. Igihe imitingito yabaye, Imigani 11 umurongo wa 4, ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ubutunzi ntacyo buzamara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. ariko umukiranutsi azarokoka urupfu. Nshuti zanjye, nubwo amafaranga twayahaye agaciro tukayazamura, hano kuri iyi ngingo y'agakiza, hano kuri iyi ngingo y'imperuka, amafaranga ataye agaciro. Icyo Ezekiyeli yavuze muri Ezekiyeli 7, nisigaje isomo rimwe, Ezekiyeli 7 umurongo wa 19, Ezekiyeli 7:19, icyo gihe amafaranga azaba afite akahe gaciro? Ezekiyeli yatumwe na Mwuka w'Imana, Ezekiyeli 7 umurongo wa 19, aravuga ngo, ngaho twumve. bazajugunya ifeza yabo mu nzira, Bazajugunya ifeza yabo mu nzira, n'izahabu yabo izababera nk'ikintu cyanduye. n'izahabu yabo n'ifeza izaba ikintu cyanduye. Ifeza yabo n'izahabu yabo ntabwo bizashobora kubarokora ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, ntibizabakiza uburakari bw'Uwiteka, ntabwo bizahaza ubugingo bwabo, ntibizahaza ubugingo bwabo, habe n'amara yabo ntazeguka, kuko byababereye igisitaza cyo kubagusha mu byaha. baguye mu byaha byinshi kubera ifeza. Iyo umuntu abonye amafaranga, icyambere ngo ni ukubanza yareba ngo icyambere ngo ni ukurya neza, akubaka igitangaza, maze abagore bose b'inzobe n'abirabura n'ababyibushe n'abananutse akumva nabi ngo afite uburenganzira, ngo arabaha amafaranga. Byabagushije mu mitego, abatarabaye maso, ntabwo uwo munsi w'uburakari bizabasha kubarokora. Inshuti zanjye, isomo risoza ni riri muri Yesaya 2 umurongo wa 17 kugeza 21. Abishingije ku mafaranga bazamarwa n'ubwoba. Ntabwo amafaranga yagukiza ubwoba. Hari abantu tubaga tujanye mu nzira bagiye kurangura, bari kuvuga iby'imari, maze hari imodoka zigomba kugongana kikikubanura, bose ukumva ngo Yesu we, ntirahira. Hari umudamu twavanye Amsterdam, turi mu ndege imwe, yari umurusiyakazi, twicaye afite ubwibone, nkubwire bisa afite ubwibone no kuba twicaranye biri kumugora. Turajyana, maze iyi ndege igiye gusubira ku kibuga cy'indege, batubwira itangazo bati uzi gusenga wese nasenge, amapine yanze gufunguka. Iyi ndege irakubita agatima hasi, cyangwa igwe mu nyanja, turayikatishiriza mu nyanja. Numva umugore atangira kuvuga, ahamagara Bikira Mariya. Madamu, Bikira Mariya arakumarira iki? Isaha ya Bikira Mariya ko yashyize, ntabwo ibiganza bya Bikira Mariya bibasha kutangira iyi ndege. Umuntu wari urimo wese mbona amaso utasimbuka se.
ko nta mitaka yarimo ngo wasimbuka kateri ya gisirikare, maze buri wese ahebera urwaye. Ku bw'amahirwe Imana ifite ukwitabara, numva ikintu kiraturutse ngo pi, ngo muhume ngo birafungutse. Hari imwe yahagurutse hariya muri Etiyopiya, irimo abakozi b'umuryango w'abibumbye baje mu nama hano i Nairobi, binjiramo n'amamarete n'ibyishimo. Umwe yarasigaye imaze guhaguruka asigara ari kurira. Ariko reka mbabwire, indege irangije umwanya imaze gutumbagira ikirere irasinda. Hari indege zisinda, irasinda ibyo umupilote yari gukora, radari kabira zimiye ntongere kubona no ku kibuga cy'indege, irasinda irizunguza gusa igikubitiga mu ndege. Rero nta kurokoka kubagamo, kira mutu ni kufatu, nta kindi kiba gisigaye. Wa mugabo wari ukurega iyo kampani ngiramusize ngo imutesheje kujya mu nama, abapolisi baramubwiye bati ngwino urebe amapica dufite hari byabaye. Babandi bose uri kwibwira ko mwari kujyana nta n'umukiri ku isi byaraye. Yesaya tiki, Yesaya 2:21 aravuga ngo bajye umurongo wa 17 kugeza 21. Umurongo wa 17, nuko agasuzuguro k'abantu kagashyirwa hasi, agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi, n'ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi, n'ubwibone bwabo buzacishwa bugufi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine, uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Ibigirwamana bizashyiraho rwose, downless, ibigirwamana byose bizajya hasi, bizakurwaho. Abantu bazinjira mu buvumo bwo mu bitare, ngo bazinjira hehe? Mu buvumo bwo mu bitare no mu nzobo zo mu butaka, bazakwirwamo sira. Bafite harinda ngo bise za ngo ni zande mama, ariko noneho ndazibagiwe. Ngo zitwa ngo iki? Hari izitwa za nyakubahwa, hari agasozi k'indatwa, hari za gasozi k'indatwa no kubungabunga ibidukikije. Ngo yabungabunze ibidukikije abirunda mu nda. Ntabwo wabungabunze ibimukikije azakwimba ku rutobo, ay'ubusa bazaziseseka, ay'ubusa bazazisesekamo, inda zizakwirwa mu nzobo bari kwiruka. Soma numve. Abantu bazinjira mu buvumo bwo mu bitare no mu nzobo zo mu butaka, yego, mu igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye. Yes. Ubwo azahagurukana imbaraga aje guhindisha isi umushyitsi. Uwo munsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa, bazabijugunya n'ifeza n'iby'izahabu byacuriwe gusenga. Ibyo basengaga buri munsi babijugunyire imbeba n'ubuturama. Imbeba rizasigara iri kuyakontabilita. Imbeba baje kwihisha mu buvumo bwo mu bitare, baje kwihisha. Imbeba izasigara iri kukontabilita, agacurama kari kuramburaho amababa agace kati aya nangahe, nisasira amadolari nitwikira amakungumani. Umunsi umwe byabayeho ndi hano mu gihugu cy'abaturanyi hafi aha, igihe hari ifaranga ryitwa Nouveau Zaire. Nari umuforoderi hano muri Kongo, ariko umunsi umwe twahuye n'uruva gusenya, kugira ngo ugure twikoreraga amafaranga mu dufuka, Nouveau Zaire inoti ya miliyoni, twikoreraga amafaranga. Umunsi umwe tuyikoreye, ndibuka ndi kwerekera Rucuro ngeze ahitwa i Burayi, ngo tugiye kurangura, tugiye i Burayi, twagomba no kugera ahitwa muri za Kiwanja, turi gushaka imana. Itangazo ryavuye Kinshasa mu gitondo, Nouveau Zaire yose yataye agaciro n'ibikwangari. Amabanka turayasaba kurindira indege
zirazana amafaranga mu mabanki yo gukoresha, ayandi yose uyafite ayate ahageze. Ewe tata, ukayasuka hano uri kurira, undi uyagezeho nawe akageza ate akayayora, yamara kumva itangazo nawe akayata. Uyu muhanda wuzuyemo amahera akangariko. Amafaranga ku munsi w'ikigeragezo azata agaciro. Nshuti zanjye, hari isomo ry'ibyiringiro kimuhagarika imitima yanyu. Mwizera Imana, nanjye munyizere. Kwa data hari amazu menshi, iyo abadahari mbabwiye. Kandi kuko ngiye kubategurira hanyu, ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanje, ngo aho ndi ntabwo muzabeyo. Ni bangahe bavuga bati Imana ishimwe, ku iherezo ry'ibihe nyir'ibihe yaduhaye isezerano ryiza, ngo aho ari tuzabeyo nawe, turashaka kubana nawe, kandi ngo iryo sezerano rizasohorezwe mu mibereho yacu, aho ari natwe tuzabaye nayo iteka ryose. Ibiganza byanyu hejuru ndebe. Umwami Imana kandi data wa twese atubashije kwitegura no kumaramaza mu mitima yacu kubwa Yesu umukiza wacu.